urumva n'ubundi twari dutuye mu Gatsata Pwange yari yifashije niko numva yari umukire pe no muri quartier bamwitaga ngo Yezu. Gaga no umukobwa witwa Gaga mujya no gusa iki ubwo ugiye kumbaza iki koko mana ya ese mubaze nyine muranitiranwa mbere na mbere muri industry ya showbiz ari nayo sacuruza imyenda hari ntago Gaga se nuwahe Gaga ninde Gaga ntawuzi no the bad bitch niko yita akora iki akora iki ajumva ndagenda tipa barakinza bavuga none uyu mukobwa mu mutima ndi kuvuga ibintu mu mutima yatekerezaga none uyu munsi naganshika reba jarakinga ngira ngo ni ibintu bisanzwe tujya mu cyumba nyine naho arakinga mbona none ubwo buranyica ambwa ati uyu munsi none sheri uyu munsi ninjye nawe kabisa urumva sha numva nyine numwese ninjye nawe gute abaramfashe aransomye ndamwemerera ubwo abunyishe ngiye kubona mbona Eyo numungu wanyu Pionika Soez ngini Legacy TV chimira wako subscribe mu ntara majyaruguru amajyepfo irengerazuba irasirazuba diaspora muri mu bitandukanye mwese turashimanga muri abantu bigenze kuri Legacy TV. Anga turi kuri Legend Hotel hereye Kacyiru imbere ya polisi ukeneye service nyinshi zitandukanye ahantu ukorera ubukwe aho kuryohereza ewana hanga kuri Legacy barakwakira byose bikaba ari fresh still ni Legend na imyibagiye gato ndi kumwe n'umukobwa mwiza ngaha kuri Legacy TV murimo muramubona kuri screen zanyu ni mwiza ko kare uko naseka ariko mbere ko ntangira ewana hereye hasi ni mwiza cyane ku maguru ni fresh hips ni fresh wajya kuri lips ugahita wiyahura reka ntangire mvugana nawe turaza kuganira byinshi ndabizi iki kiganiro cyaza kubaryohera na swags nyinshi ntangiye nitonze hano reka mite nzamura swag zanjye sister wala wapimeze bite ni sawa cyane iyo ni amahoro ni amahoro ndashima Imana menya navuze nkagusetsa ako wabaye gute koko wagiye wikaruma bwa rimwe ukiha akabanga base simvuge kuri mwiza merci beaucoup by the way wambaye neza cyane byatari sure thank you ikanzu watekereje ukambara ute just njyewe kwambara ntago bijya bintwara umwanya ndabyuka nyine iyo ngiye kugenda ndeba muri garderobe just ndafata nta nubwo njya muri bya bindi by'abakobwa nyine ngo ndipima mfata umwenda nkambara just ko mbanzwe ndi buberwe mba narawufashe mbizi neza ko uzambera ashakara kubereye ewana yo karebyo gahera hasi kageza hejuru twudusaro noneho reka ngiye kuri makeup no wayikoreye cyangwa hari undi muntu kwita ku bijyanye na makeup no makeup ni njye yikorera no I am not but I try to make by myself merci ushaka kuzama ka gift oya ni make cyane twabuze turavuga nibageraga no kukubaza ure kuko dore angara abantu barimo kureba kuri Legacy avuze ati uriya mukobwa n'ubwa mbere tumubonye dushaka no kumumenya tangira ubibwira murakoze cyane nitwa Mulisa Gagariri nkaba mu buzima bisanzwe ncuruza imyenda mu mujyi City Plaza nibyo nise hari ikindi ushaka ubwa mbere nakwakira igishwi muri singo ari ikindi se akantu ka singo buri uko majo rero niko keza abantu benshi badukurikiye bibutse ako kantu muri komenti nzabonemo umuntu thank you uri single searching not really but I'm single usangiza umuntu kwegera ntiwabyemera
Nishapionika noneho ibintu uri kumbaza simbizi mubi koko kuzwi inaha gusa se urazwi papa. Umulisa Gaga Lily ni umwana wavutse ryari, avukira mu muryango w'abana bangahe, yakuriye he? Sunda vuga igera bareta bambenga igihe navukiye ariko nayo ndayibimye gusa ikintu nababwira mvuka mu muryango w'abana 6 abahungu ninjye mutoya nkaba mfite mama nkaba ntaragiriwe amahirwe nyine kuba ntafite umubyeyi umupapa ariko it's fine, that's life. uvuga ngo uri bucura umuryango w'iwanyu, imyaka banze kwivuga ariko ndabizi muri 2002 baranga muyimenye ni kumwe n'akana ko muri 2002. Navutse muri za 90. Akana kangana kandi ambo navukiye mu Gatsata mba ndiho nanakurira ariko nubwo atariho nkituye ariko iwacu kavukire ni mu Gatsata. Umwana w'isiti kavukire. Ndi umwana w'isiti papa. Ho hantu wapi na Imana ntago yari kubyemera. Hari ibintu Imana itaguha. Ibyo ngibyo biri. Oya ntago ibyo ngibyo ari kubima ko hari ibindi bintu nyine yamaye. Kumpa kuvukira za Musanze ntago yari kubikora. Ukaganje n'ubusirimu mw'abantu y'abandi kukaboko kawe k'iburyo k'ibumoso nako ndabona tatuwaje kubera ryawe ry'ibumoso nkabona tatuwaje, mw'ijosi nkabona tatuwaje, mu bitugu nkabona tatuwaje. Reka dore kukaboko kawe k'ibumoso tatuwaje iri kukaboko k'ibumoso yanditseho ngo iki, isobanura iki kuri wowe? Uravumbura cukumbura n'icyo ngicyo bari ntago cyari kirimo kukimbaza. By the way ntago ari bibi kuko nabyishizeho mbishaka, ntago ari iyi ngiyi ntago ariyo mperaho. Ndahera kuyo mu mugongo inda nubwo itagaragara neza na Masters and Moon ni inyenyeri na Moon ukwezi. Ahangaha handitseho I trust in God. Hanyuma stay positive. Ujya kwishyira inyenyeri n'ukwezi mu mugongo nuko icyo byohisemo. Ahandi tugiye tubona bishyira nk'ibisimba cyangwa se utuntu tw'uturabo ku bakobwa, ubona uko icyo hisemo inyenyeri n'ukwezi. Impamvu nashyizeho inyenyeri n'ukwezi ni ibintu bimurika nijoro. Urabona donc ku manywa izuba riba ritumurikiye, rero nashakaga this means a lot. Ntavuga cyane ariko ibyo byose n'abantu badukurikiye bazi ikinyenyeri isobanuye, bazi ukwezi bisobanuye. Urakabya koko. Urakabya papa. Mugani. Okay, then stay positive. Stay positive ifite igisobanuro kuri ngiye gikomeye. Ntago byari impanuka kuyishyiraho, nta nubwo ari ibintu nafashe gusa ngo bintungure ngo mpite nyishiraho, ni ibintu natekerejeho cyane, ni ibintu byamfasha umwanya. Ko byahita byikubita muri story. Birahita bijya ubwo ndaba ninjiye mu kubaho kwanjye. Reka duhere mu kubaho kwa iyo story kugira ngo duhere kuri iyo story, then tatuwaje rero tugarukaho nyuma kugira ngo bihite bihuza fresh. Yes.
iyi tatuwaje niyo ngiye kwivuga mba numva ari mani ni ibintu bikomeye n'umuntu mbibwiye nyine aba ari umuntu wanjye. That means that you're mine. Impamvu yanteye gushyiraho iyi tatu byakomojwe kuri mama wanjye. Umuryango wanjye twakuze uko turi abana batandatu turerwa na mama. Wenda abakuru kuri njyewe bagira amahirwe yo kumenya umubyeyi wacu papa, ariko njyewe nakuze mubona ku mafoto ntago muzi. Muri ubwo buzima rero imyaka myinshi mama yabayeho muri struggle ewana zitabaho zikomeye, hahandi life yari danger no kubura icyo kurya no ewana mukaba mwaburara. Aremera arahasoringa, ariko muri uko guhasoringa sinigeze mbona mama yiyandarika ngo ajye mu bagabo nk'abandi bapfakazi bose. Sinigeze mbona mama yijimye mu maso, ntabwo nigeze mbona ababaye, kandi suko atari afite ibintu byamubabaza mu buzima. Akahora atwereka mu maso ye ko ibintu byose nta kintu kigomba kuguca intege, akaba positive mu buzima no mu bintu bibi. Akadutekera igikoma mu gitondo tukakiririrwa, ariko ukabona yadushimishije, yasetsa, akatubwira abana banjye n'ubuzima buzakomeza. Araturera nyine turakura twese. Ikintu gishimishije ni uko kuva ku mukuru kugera ku mutoya twese twabashije kwiga. Urumva ubuzima butari butworoheye mani, twiga muri primaire 2 primaire 2 ntago ndi buyivuga, ariko nta nubwo ari igisebo, ntago ari igisebo mani no kuba narakandagiye mu ishuri mani. Mbikesha mama ko iyo atahaba maybe mba narabaye indaya ku muhanda cyangwa se narabaye ikirara. Ariko mama yadutoje umuco mwiza, adutoza kwiga, adutoza nyine ko tugomba kubaho whatever, sibyo. Turiga muri primaire, turarangiza secondaire, turarangiza université, all of us twese twarazirangije. Hari n'abakomeje za masters. Ubwo rero iyo umuntu ambajije kuri iyi tatuwaje mba numva bindenze, birandenga. Impamvu nashize iyi tatuwaje no kubera umubyeyi wanjye, no kubera mama. Nahoraga mbona amwenyura just, kandi ntacyo afite. Okay, menya nkukoza ahantu. Okay Paul, menya ndi umuntu wawe koko. Noneho reka tumere nk'abasubiye inyuma. Wambwiye ko umubyeyi wawe w'umupapa ntiwigeze ugira amahirwe yo kumubona, yaje kwitaba Imana. Ese niba atari ibanga yaba yarishwe n'iki? Yapfuye muri genocide. Yapfuye muri genocide. Apfa muri genocide. Urugendo rwanyu rwo kurokoka, ese waba uruzi ukuntu byagenze muri uko genocide yakorewe Abatutsi cyangwa ntabyo uzi? Ngiye urumva ntago ngiye nari ndiho, ndi uwa nyuma. Wari uri mu nda? Ariko story numvishe, amen, nibiko ari birebire. Story numvishe nyine, urumva n'ubundi twari dutuye mu Gatsata. Wanjye yari yifashije, niko numva. Yari umukire pe, no muri karise bamwitaga ngo Yezu. Yari umupapa nyine wakundaga abantu, mu bukire bwiwe yafashaga abantu. Afite n'igihagarara ateye nka Yezu koko, afite ibyanwa bya danje ibyo yanga no kwifoto ndabibona. Ibyo ntabwo nabibonye. Urumva noneho genocide ngwiza kuba ariho dutuye. Urumva papa wanjye ngo bamwishe mu bantu ba mbere mani.
urumva ngo bamwishe mu bantu ba mbere kabisa nyine ngo yari ari kuri list. Urumva mama nyine ukuntu abitubwira ngo baragiye bahungira Kabgayi, simbizi Muhanga niyo Kabgayi. Okay, bahungira Kabgayi nyine n'urugendo rurerure. Ngiye niyo babimbwiye mba numva ibyo bintu bitarabayeho, mba numva urumva bahungira Kabgayi. Hari umupapa twari duturanye, we yari afite ubushobozi bwo kuba yagenda yacishaho abantu yatabara, ngo afata abasaza banjye babiri nyine abwira mama ko yari inshuti na papa. Umupapa abwira mama ndagufasha aba bana, nawe gerageza ufata aba bandi nyine ngenge kubajyana basi harokoke bakeya. Haza ngo n'undi shaka papa. Uwo mupapa yaranapfuye ejo bundi yashize nk'imyaka nk'ibiri apfuye, twamwitaga Gigana. we yari afite uwo musaza wanjye witwa Tigana. That's why ntago yamwitaga ngo Tigana, yamwitaga Gigana. Nawe tumwita Gigana. Nawe aramufata rero aramuhungana. Mama nawe nyine ahungana abandi, ubwo batatu bari basigaye. Ikintu cyaje kunshimisha nubwo papa wacu yabigendeyemo we tukamubura, ariko ikintu cyaje kunshimisha nuko twese uko tuvukana nyine nta numwe wapfuye, bose bagarutse amahoro. Nubwo bataje kuzira rimwe ariko bose bazi nyine baraje. Donc abo basaza banjye babiri bo ari nabo bakuru uwo mupapa yari yajyanye, bageze aho nabo ngo baratandukana. umwe n'ubu ngubu ntago ameze neza kubera ko ntago yari bwicare ngo atubwire ngo byangendekeye uko. Ntago nyine aratubwira. Urumva banamukuye igufa rye ryanga aracumbagira, donc kugura aragufite ariko aracumbagira kubera genocide. Nyine ntago ameze neza pe, ariko ikintu cyo nshimira Imana nuko nawe ahumeka, nta bundi bumuga cyangwa uburwayi cyangwa atanapfuye akiriho ari muzima. Ni nawe waje nyuma. Urumva baratandukanye, yatandukanye n'uwo mukuru we. Umukuru we aza kuza mbere aratahuka, we aguma iyo ngiyo nyine ntago tubizi, nta nubwo ngiye ndanicara ngo ambwire, ntago abivuga. Ariko ngo hari ikigo cy'imfubyi cyamufashe Oferna, noneho kimufashe, ariko ngo hakaba harimo umuntu wari uzi papa. Aravuga ati ariko uyu mwana amazemo iminsi, aravuga ati ariko uyu mwana nzi wabo kwa twari dutuye ntago twakodeshaga even now. Aravuga ati ariko uyu mwana nzi wabo, aravuga ati ngombe mutahane. Nyine ngo tugiye kubona, ntago mbizi ni mama ubu tubwira, tugiye kubona nyine tubona mama abona ngo baramuzanye. Ako bamuzana ari wa mwana ucecetse utuje, kandi mu buzima busanzwe ngo yari umwana wishima useka, ni ikibogari cyiza cy'inzobe cy'amafosete. Urumva ariko nyine aza kuza acecetse, afite icyo kibazo mu kuguru kandi yari muzima. Nyine mama biramucanga, kuva icyo gihe aragerageza akamubaza se mbwira ukuntu byagenze, akamubwira mu ndeke mwese muranyanga. Ariko mu by'ukuri urumva na mama biramubabaza, ese tukwanga gute ngo mwaransize ntabwo muzi byambayeho, ariko mu by'ukuri ntatinyuke ngo avuge ngo icyambayeho ni iki se nawe. Ariko ikintu cyo nshimira Imana nuko twese turiho turi bazima. Even mama ubu ngubu ari mu byishimo, twese baze kuba nta wamurumbiye, twese tukiga tukarangiza. Gutyo murokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ubuzima burakomeje, ubaye mukuru. Ubuzima bwayo nko guhera muri primaire kugeza muri secondaire, tiri muri university, bwari umeze bute byo kwiga? Ubushobozi bwari buhari cyangwa ko ari kwa kurya kwirya kimara mama wawe?
urumva nyuma ya jenoside hari abantu bagiye batwara mu modoka ya papa, batwara mu moto ye, batwara ibintu byinshi, amazu, ariko ubu ngubu bari kugaruka kako twakuze dufite uburenganzira bwo kujya gufata ibyacu n'iki bintu nk'ibyo. Ariko mbere nyine urumva mama batangiye umwe akamwaka ikintu akamwaka ikintu mbese nk'umupfakazi kandi udafite kirengera. Ubuzima bwanjye rero bwo muri primaire ntago bwari sawa kuko nize kuri primaire yo ku Muhima. Ntago ntinya kubivuga ko igitumye ndiho nukubera ira igitumye n'icyo nzi nukubera ira primaire niyo yankujije. Ntago byari sawa ariko nshimira Imana ko byakunze. Primaire ndayirangiza nza gutsinda njya muri secondaire. Segonderi yo nayize urumva abasaza banjye bo bararangije batangiye kujya bakora ibiraka, bakora akazi nyine urumva bansura ku ishuri, nubwo bitagendaga neza cyane ariko bwo ubuzima bwaragendaga, bwari butangiye kugenda na mama ubona ko bitangiye kuza. Segonderi ndayirangiza njya muri université UTB. Ho urumva abana b'abafarshe barabarihiriraga bakaduha n'amabourse byo ntago nyine ubuzima bwo ntago bwagenze nabi. Amen. Urumva n'umuntu akora ibiraka akabona uko abaho. Ndangije kaminuza naravuze se ubu nzagende ngende nka applyinga nize hotel management, njya ku applyinga n'iki ngo mbona akazi. Utuzi twarabuze, niyo wabona akazi ni ka kazi n'ubundi gashirira mu matiki, ndangije nicaza abasaza banjye ndabaga rero ku applyinga nabishobora nanakora, it's fine, ariko munshakira amafaranga, munshakira igishoro ngira ikintu nkora. Urumva ngiye kurangiza university none abasaza banjye bari barakabye, umwe akora muri bank, undi yigisha muri Akila, abandi nabo bikorera. Bafata amafaranga barayampeza bambwira ati start your journey, start your life, kubera ko nawe uri mukuru genda ushaka icyo gukora. Kandi tuzi neza ko utari umukobwa w'igishwi, ntabwo uri umukobwa uzagenda ngo usamare, uzakora. Turabizi yaba mu mafaranga ndakora n'ubu ngubu nibyo bintunze. Nababwiye ko ncuruza imyenda hano City Plaza, ahubwo mujye muza kumpahira. Namwe mu rugendo rwawe rw'ubuzima kugeza n'ubu ngubu nize challenge nk'eshanu wahuye nazo ukavuga uti zikagukumbuza papa wawe cyangwa se zikakwangisha ubuzima? Merci. Na challenge nimwe yigeze inyangisha ubuzima kuko nzaho naturutse, nta nimwe, ahubwo izo nagiye mpura nazo zagiye zinkundisha kubaho, zinkundisha kuba nakomeza ubuzima, ahubwo none nkakomera nkazagira n'ahandi nubwo zitari nziza. First of all, ya mbere wayivuze niyo uhereyeho, kuba udafite papa, utanamuzi utanamubonye, iki kintu mu buzima urica ukavuga why me. Ariko nkata nibuka ko hari ababafite batameze neza, babihakanye, nkavuga Imana irabizi. Ikindi kintu n'ubundi gisa n'icyo ngicyo nicyo kumva umwana ahamagara ngo papa. Ngo papa, papa ratashe, papa tuzane iki, daddy. Ahubwo noneho njyewe ibirandenze. Hari umubyeyi twari duturanye, n'umubyeyi mwiza w'umupapa, bamwita papa Sandrine. Nagerageje buryo ki nanjye mwita papa kwe kuni yari agira umutima mwiza. Naramwibye, agira umutima mwiza. Noneho n'abana be
agira amahirwe abyara abana beza sha nanjye najyeyo nkamwita papa aratashye nkumva ni byiza nkumva ni byiza byatari aho ari Imana ijye mumpera umugisha n'umubyeyi mwiza ndumva ari izo ngize ebyiri nta kindi kintu kigeze kinkanga mu buzima. Umubyeyi wawe w'intwari mama Umulisa Imana impumugisha nk'ikihe kintu yagukoreye cyiza kikagukora ku mutima utazapfa wibagiwe niyo like agiye bavawe na umuntu ubwenge bushobora guhinduka turi ku isi ntabwo tuzi ngo uzamushobora guhinduka nubwo ntabikwifuriza ukarwara indwara yo kwibagirwa urugero nk'ikihe kintu utakwibagirwa mama yagukoreye. Merci. Ikintu ntakwibagirwa mama yankoreye nuko yabaye mama wanjye nuko yambyaye icyo nicyo cyonyine ntashobora kwibagirwa ko ari mama wanjye yambyaye kandi yarakoze cyane kwitwa mama wanjye. Ni intwari cyane nta n'ukuntu nabona nanamuvuga mani no mama wanjye nyine icyo mushimira nuko yemeye ko mba mama we. Dufite ingero nyinshi abakobwa hano hanze cyangwa abamama bakuramo amada kandi yaremeye akamutwita cyangwa yaremeye agakora akaryamana urumva yarangiza agakuramo umwana akamujugunya muri toilette mu mazi hehe ariko ngiye ikintu nshimira mama wanjye cyangwa ikintu yankoreye mu buzima cyiza ntazanibagirwa nuko yambyaye nuko ari we mama yarakoze kwitwa mama wanjye. Bonye ubaye nk'uriza ukuntu ayo marira yaraje cyangwa se niki wari utekereje mutwe cya gitunyurira? No, impamvu nuko uvuze ngo urambajije ngo niki kintu mama yankoreye ntakibagirwa muranzirikana even nubwo bamformat cyo kintu nahora nibuka nta kindi nuko ari mama icyo kintu nzahora nibuka. Nta kibazo. Dukomeza noneho nk'irihe kosa wakoreye mama wawe urumva ukaronarira murakaje wajya no mu buriri kuryama bikakunanira? Ikosa namukoreye mama by the way mfite umwana ikosa nakoze irya mbere yararize akimenya ko ntwite yararize yajya mu cyumba arikingirana nkubita urugi ndamwe mama basi mbabarira niki ararira arambwira ati ubu ngubu birarangiye kuko ariko ikintu cyanshimishije nyuma y'ayo marira nicyo kintu nakoreye mama kikamubabaza ariko nyuma y'ayo marira yarambwiye ati you know why congrats. Yarambwiye ati congrats gusa abasaza bawe ntabwo ndi bubabwire n'ibyanjye nawe ko babimenye urabizi urumva aramfasha buri kintu cyose kwa kundi donc urumva umuntu twabyaranye ari umunyeshuri mugenzi wanjye yiga senior 6 niga senior 3 ntabwo nshaka kuyivuga ndabyanze ntabwo ari ukuba indyarya imini ntabwo ari ukuba ikirara nabyaye mfite suza almost 17 ans ariko it's a story nanone ni oya muzanshaka ubutaha ni story ndende urumva twese twari abanyeshuri ariko noneho omutipe nyine yabaga inyuma y'ikigo arambeshya bwa mbere arambwira ngo yarwaye ngo nize murebe donc twarakundanaga biri aho nyine bya bindi amour scolaire you know ngo yarwaye ndagenda njya kumusura nyine anyereka kariya kana keza ariko mu kigo akaba yarabiciye ntaraza yari yarabiciye kabisa azwi none akimbona asa
nk'ubigabanyije ako nyine donc akajya mbeshya ngo ararwaye. Ubwa mbere ndamusura anyeka ko ari umwana mwiza, nta rwose pe nta na bizu yigeze ansaba. Ubwa kabiri ndamusura nabwo anyereka ko ashaka ibintu by'utunyanga nk'utwo ariko ntabikomeze. Ubwa gatatu sasa nanone ndamusuka donc urumva nahise nisanga ndavuga mutipe n'umwana mwiza, nanjye ibyo bintu ntabyo narinzi. Arumva ndagenda tipa barakinza avuga none uyu mukobwa mu mutima ndi kuvuga ibintu mu mutima yatekerezaga, none uyu munsi naganshika. Arumva sharakinga ngira ngo ni ibintu bisanzwe, tujya mu cyumba nyine naho arakinga, mbona none ubwo buranyica. Ambwira ati uyu munsi noneho sheri uyu munsi ni njye nawe kabisa. Urumva numva nyine n'umwese ni njye nawe gute. Aba aramfashe aransomye ndamwemerera, ubwo abunyishe ngiye kubona mbona arambwira ati turabikora cyangwa ntuva aha ngaha. Ndamubwira dore bwanije reka nsubire mu kigo ngo hoya my dear. Yaranyishe pe ni nkaho ari ku ngufu kwa kundi tuvuga nta kundi ni njye wijyanye nta kundi, ariko nago yambereye umwana mubi nyuma. Donc ku kigo nigagaho hari mukuru wanjye ba mama bavindimwe wahigaga, nahise ngenda ndamubwira njye hari ibintu nakoze ndumva ntazi ndi no gutitira. Arambwira wakoze ibiki, ndabimubwira nandi ndamumubwira. Abaragira arambwira ati uzi barakwica iwabo barakwica. Arangije nta kindi yakoze, urumva yarategereje gukora exeta ahita aragenda, ni umunyamutara ajya iwabo agurisha ngo inka nimba arazamereza amafaranga. Arambwira sita we yambwiye ngo bazanyica iwanyu ndigendeye. Uko ahita ava ku ishuri aragenda ajya i Bugande. Urumva twebwe twari tugiye kujya muri vacances, arampamagara ati usubize bazanyica. Ndambwira wowe genda ku ishuri ukore exeta bakwicira iki. Nuko aragenda, amahirwe yagize yaragarutse ku ishuri akora exeta and then arongera aragenda i Bugande. Nuko nyine bya bikomojwe ku kintu nyine cyababaje mama yani icyo ngicyo, ariko nyuma nyine baramukunze na bya mukobwa mirongo inde ndaza kumubereka mu oya icya mbere siko mvuze. So ngarutse kuri uwo mwana mwabyaye kumwe n'uwo muntu wo mujama wamwibarutse, yigeze guhamagara kuvuga ati yigeze amenya ko wabyaye mbere na mbere, yigeze amenya ko wabyaye. Donc we yarambariye ko n'ubwa mbere nari nkoze sex, yasa nabimenye ko yanteye inda, we arambarira aranabimenya ko nabyaye. Ntabyo namubwiye kuva icyo gihe nyine yakuyeho telefone, nanjye nta telefone nari mfite. Cyakoze nagiye kubyara mfite telefone, mfite agatelefone gatoya. Noneho afata nimero aziha umucuti wiwe, aramubwira ati mbabara ugenda undebere Riri yarabyaye naha arahamurangira, ugenda undebere basi umwana wanjye n'iki bintu nk'ibyo. Umutipe arampamagara arambwira ati Riri bite byiza, ninde aranyibwira ndamubwira okay ni sawa, nazi wanyuse ndamubwira it's fine was. Araza nyine ari umwana abona arasa na papa we, nubwo ari ikiyobe papa ari igikara. Arumva asubirayo nyine ubutumwa yari yamuhaye yabungezaho, aragenda nyine n'ubutaragaruka. Uwo mutipe papa umwana aza kumpamagara amubwira se nji wanyu nta kintu bankora. Ndamubwira se bakigukora gute, n'ubundi umwana yarabonetse ntago barenda kugufunga. Bibwira mama arambwira ati no mubwira ze it's fine, byararangiye, umujinya wararangiye, ubu ni ibyishimo gusa. Tiparaza ariko nabwo yaje afite ubwoba byatari. Ibyangombwa byose yabihaye abantu bari kumwe, byose ikintu cyose yari afite, ati ndabizi bari bumfunge nubwo banshutse. Ariko yahageze amahoro, yasanga twamwiteguye,
mama asanga aramubwira no byararangiye umwana yarabonetse ahubwo muterure nyine nk'ibyo birarangira none ikintu cyaje kubaho urumva nahise njya mu wa kane mfite umwana noneho aza kwicaza basaza banjye na mama urumva nawe yarakiri muto pe arababwira rero mumpereze umwana wanjye na mama we tugende tubane mama aramubwira se ko aracyari umwana nubwo mwakoze ibi ngibi ariko n'umwana ntabwo byakunda basi dindira arangize secondaire tuzamuguha tipe kuva icyo gihe haciyeho yaravuze nyine munyimye umugore wanjye muramunyimye n'iki haciyeho we kugeza na n'ubu ngubu sinzi stories muheruka icyo gihe kandi umwana yari afite amezi 3 ya ntimurongera kuvugana yakuyeho telefone ntago nzahaba simazi gusa byose mbishimira Imana babiriho kubw'impamvu aho neta nkugarukaho wambwiye ko ikintu cyakubaje ari kuvuga ngo ntujya ubona umuntu uhamagara ngo papa daddy bimeze bite n'umwana wawe ugundi cyekabwa ubuzima burimo ntijya kubaza ubonye umwana wawe cyangwa akubaza ati papa wanjye abahe bimeze bite ikintu ahubwo nkunda nuko ari the same story ariko we biratandukanye kubera ko papa wiwe arabizi ko dutuye arabizi ko tutimuka mukamuka arabizi ko akiriho just nibyo ntazi ariko nimba akiriho azaza areba umwana we ya nagakumiriwe ni papa w'umwana nta nubwo nabyiyakana ya umwana we ntarakubaza aho papa we ntanari karacyara kabebe nagara akabebe ariko kubera yakuranye nanjye abona twese turi abana mu rugo azi ko mama ari mama arabizi ko ndi umubyeyi we ariko twese ko twita mama nawe mama oya anyita mama kandi I am proud of her yeah and I am proud of to be mom yeah so papa w'umwana aramutse aje ubu ngubu wambwiye kuri na single akagusaba imbabazi y'ibyaha byose akagusaba urukundo none ati nkujyana n'ubu nditeguye niteguye yamya ko utambonaga ewa nagiye gushaka ifungo naragiye kwisuganya ubu ndaje none mbera umugore byaterwa kuko urumva nta mu by'ukuri ntago ngiye kubeshya nta rukundo numva mufitiye urumva byaterwa arunshizemo bikaza twabana arunshizemo ntibikunde none ntago byamubuza kuba ari papa w'umwana na ya yaciye rimwe bihurira amajerwa ya reka tugaruke ubu ngubu noneho Lili ni umubyeyi afite umwana ari no kumwe na mama we iyo wicaranye na mama wawe ukicara n'umwana wawe ni iki kigushimisha mbese mwicaye mwese nko ku meza amwe ikintu kinshimisha ni ukuntu namubyariye agakobwa oya ntabwo byari kunshimisha cyane ariko abana bose ni abana so nk'ubu ngengeranyije umwana afite imyaka 14 cyangwa se 13 iwawe uramutse ubonye ubu ngubu afite 14 cyangwa 13 ubwo nyine afite ingahe afite imyaka 12 cyangwa 11 nagarageze uretse leta nyibara we uretse ye kanyibare wowe uraseka gusa nzajye kubarira ni hagati y'imyaka 9 n'imyaka 10 warugerageje ariko ntago ari byo warugerageje urabona iyi minsi turimo kubera mu bya social media cyangwa se gora turi televiziyo hari ukuntu abantu bareba nka live story ku mateleviziyo cyangwa se ku matelefone birashoboka cyane kandi abana b'ibinsi ugereranyije natwe ba kera baturusha ubwenge niko nabivuga njyewe uramutse ubonye umwana ari gusoma n'akandi kana bangana wayifata ute shabyo bintu navuze birampa buretse mbanze njye kumureba yewe yiswe mbega ikintu kizamahamura icyo kintu mba numva nashaka no kucyumva
ari gusomana n'akandi kana. Uzi ikintu abana basigabanya ubwenge mbere y'imyaka. Uzi ikintu namukorera, sinamukubita, sinanamwereka ko namurakarira, ariko namwicaza nkamuganiriza, nkamubwira ubuzima icyo ari cyo, niyo wenyine wo kwihitiramo yes or no, akihitiramo ubuzima bwiza cyangwa ubuzima bubi, njye namuganiriza. So ugiye gutanga ubutumwa bubiri, ni iki ubwira abandi ba mama bameze nka mama wawe babaye abapfakazi kare bagifite abana bato bagahita bishora mu ngeso mbi cyangwa se bakumva ko ubuzima burangiye? Indi nama ya kabiri, ni iki ubwira ku bandi bakobwa nkawe batwita bakiri bato kajya kubona batakaje like icyizere cyo kubaho? Icya mbere icyo navuga ku babyeyi biyambuye agaciro barapfakaye ari bato, nago nkunda kujajinga abantu cyane, wenda inama nabaha ntago ari byiza cyane ko ubundi ababyeyi ni urugero, rero iyo wiyandaritse kubera ko ngo ubuze ngo umugabo wawe ari we wagufashaga, ari we wakoraga buri kimwe ku bwawe, ubwo naba uhetse nuko nguko nta kundi, naba uhetse nabo wabyaye nuko bizagenda, nuko nguko bizagenda. Njye inama nabagira nuko bivamo bakiyakira, bagakura amaboko mu mifuka, bagakora idea, bagakora. Ababyeyi bangaye se batunzwe n'agataro kandi batajya mu bagabo, babizi neza ko bajya mu bagabo bagakurayo amafaranga atari na make, ariko akavuga you know what, reka ngire ncuruza agataro hatazagira n'umuntu unshishamo ijisho, kandi uriya mubyeyi nta muntu wamucishamo ijisho. Tumeze nk'abagana ku musozi cyane cyiza turimo kugirana aha ngaha. Gaga ni umukobwa witwa Gaga, mujya no gusa iki ubwo ugiye kumbaza iki koko mana ya muranitiranwa mbere na mbere muri industry ya showbiz, ari nayo sacuruza imyenda hari? Gaga se nuwahe? Gaga ninde? Gaga ntawuzi? No, the bad bitch niko yita. Akora iki? Akora iki? Gaga umuhanzi se? Wongo. Okay. Shaka? Do you know her? I know her, but not too much. Okay. So ni iki wamubwira? Hari akavideo nabonye super manager avuga ati bari bagiye kurwana na Gaga mu kiganiro ariko bwati umuntu ujya gukarada kiyita beach cyangwa se akita indaya ku mugaragaro ngo si bibereye umukobwa w'umunyarwanda. Ese wowe ni iki wabwira Gaga nyuma yuko mbikubwiye ukaba ubyumvise kandi ko byabayeho? Ubu ntashaka kunteranya na Gaga. Ubu ntashaka kunteranya na Gaga. No, it's her choice. Sibyo, nimba yumva ari bad bitch, she's a bad bitch. Why not? Kuki umubuza uburenganzira? She is. None se kuki Rihanna yitwa bad girl? Kandi uzi ibikorwa afite muri Afrika? Oh, sure, Barbados. Sibyo, kandi yise ngo bad girl. Kuba rero Gaga yita bad bitch, no burenganzira bwe. Bitch ndamugira intwari y'Nyamirambo. Okay, so ngiye gusoza ikiganiro cyanjye, ngiye cyo bita challenge, nkubaza ibintu bitatu tukisekera niyo twatubabaye, iyo tukishima tugaseka. Are you ready? Yes. Ego ariko no nkoto zimana. Nta kibazo bene. Okay. Hagati y'Icyongereza n'Igifaransa nuruhe rurimi wumva cyane kujya rero nza kukubazamo? Numva Ikinyarwanda. Mu Kinyarwanda? Uravugisha ukuri? Numva Icyongereza is fine. Ese mbaza bive mu nzira. Mbaza bive mu nzira. Okay. Ubutike. Ubutike nyine butike nya butike. Mu Cyongereza ni ngiki? Shop. Sibye se? Nyine urukuba wizeka. Kindi umva ari shop. Ose Junior Gitera buze ngo ni boutique.
ibyo ntabwo nemeranya nawe botike Okay. no Ndaza kubikubwira nyuma. Icya kabiri ni iki ngiki. nese wese unkosora nkabyumva ahita unkosora Bana mudukurikiye kuri Legacy TV muze kutubwira butike mu cyongereza ngo ni iki. Nanjye mbaje ntabyo nzi. Okay, icya kabiri. Karindwi nk'ubyo munani kangahe? shite yanjye imibare yari yarananiye mbabura igisubize nawe iki gisubize gisubize pe Karindwi kugira ngo ni kangahe? ntabwo mbizi cyeka ngiye kujya kubara 50. ntabwo mbizi mbabarira pe winkotoza kuri Okay, ni 5 uzi nari nkizi nuko nangaga kugusebya Ari cyiza. Okay. Twagiye ku cyanyuma. Umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? Yesu Kristo we shayi ibintu muzabikatinga ni ugizwe n'uturere tune umujyi wa Kigali katurebe uturere dutatu ako reba ukuntu bambonye kuri kamera mbara Umva nari gusaye meya umujyi aho. n'ubundi Okay. That's it. Umukobwa wanjye murabona bamwita Lily Gaga Umulisa. Ariko nk'abantu ngaseka neza. Wakwerekana nk'abantu bari behind iyi kamera ibintu ukuntu bameze. Hano nabonye no gucira inkoro. Uvuges? aya mubabarire hari undi se utari wowe ivuge Ariko navuga ngo gusaba indirimbo zasabwe no gutashya abantu. Nanjye imbere ya kamera za Legacy gutelefona kuri radio na telefone biranga. Kumfata byarabananiye. Ndasuza inshuti yanjye yitwa Janvier ikora kuri Legend Hotel yahoze iti nkonda ngaha ireba ikiganiro turimo. So abari baga Legacy TV ni ikiganiro cyari kizangaha ndagusaba kuri subscribe aho wabaherereye hose. Ikiganiro kiragushimisha kandi uragikora mu masomo menshi atandukanye dore ko cyigishaga atari bya biganiro bindi bipfuye. So niki gushimisha ukore share unage comment uvuga uti Gaga Lily Umulisa uri mwiza cyane kabisa. Lily uri mwiza. merci beaucoup Legacy TV Yaman. yeah Imana igumugisha kandi urakoze cyane namwe Imana ibarinde sitwa Dav ndamusoza Davina Davina. yeah Tenizina ryiza. merci Sasiyo.